reka nongere ngusuhuze uyu munsi wa none nkwifuriza umugisha w'Imana, nkwifuriza imbaraga zituruka ku mwami Imana rero iguhe umugisha uyu munsi. Uwiteka akurebe neza, akurebe n'amaso y'imbabazi, akugire neza, aguhe amahoro. Uwiteka rero akurinde impagarike n'ubuzima, kandi ikiganza gikomeye cy'Uwiteka kize kuri wowe. Turi mu kiganiro mu bigenda bivugwa uyu munsi wa none. Ndashaka ngo tuganire kuri ibi bintu bivugwa ngo abagabo muri Kayonza barakubitwa kuko banywa igikoma. Bari gukubitwa izakabwana muri Kayonza. Abagabo banywa igikoma bari gukubitwa izakabwana. Kugira ngo urusheho gukomeza kugendana natwe, ukomeza kumenya amakuru n'ibigenda biba n'ibivugwa, tuguhaye ikaze kuri Humura Program TV. Kora subscribe, ukore like, share and comment. Uwiteka abane nawe. Bamwe mu basore bo mu kagari ka Rwimishinya mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza barashinjwa gukorera urugomo abagabo banywa igikoma, aho babatega bakabakubita babaziza kunywa igikoma aho kunywa inzoga. Ibi bikorwa by'urugomo abaturage bavuga ko bikorwa n'insoresore zikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe muri aka kagari. Iyo bavuye muri ubwo bucukuzi bajya mu tubari, amafaranga bakoreye bakayanywera, ubundi bagakora ibikorwa by'urugomo. Umuturage umwe witwa Mbonyumugenzi Jean Bosco n'umwe mu baheruka gukubitwa n'izi nsoresore nyuma yo gutabara mugenzi we yari asanze bakubita bamuhora ko bari basanze anywa igikoma. Uyu muturage yagize ati, nasanze aba bana bari gukubita umugabo kuko yanyweye igikoma. Mbabajije impamvu bambwira ko badashaka abagabo banywa igikoma. Nyuma barahindukiye baragenda bavuga ko nibagaruka bari bunkubite. Baraje bankubita inkoni nikubita hasi, ubuyobozi n'abaturage barankiza. Uyu nguyu yitwa Mbonyumugenzi kandi yakomeje agira ati, biyenza ku bagabo banywa igikoma, baraza bakugera iruhande bakakubaza bati, muracanywa cya gikoma? Ukavuga uti mba nakiguriye. Bakakubwira ko bahagurukiwe abagabo banywa igikoma. Umwe mu bagore bo mu kagari ka Rwimishinya yagize ati, nta bantu biremye mu mutwe baragenda bagasanga abagabo batajya bajya mu kabari batanywa inzoga banywa igikoma, bakababwira ko bagomba kunywa icyuma, babyanga bagakubitwa. Undi muturage yavuze ko atari ubwa mbere aba basore bakora urwo rugomo, kuko ngo bizwi ko mu gasantire kose ko umugabo unywa igikoma ategwa n'aba basore bakamukubita. Uyu muturage kandi yakomeje agira ati, bagenda bavuga ko igikoma atari icy'abagabo ari icy'abana, bo bakavuga ko nta mugabo wakanyweye igikoma. Muri iyi santire hari umugabo uvuga ko yaretse igikoma burundu nyuma yo kumva ko hari mugenzi we wakubiswe azira kukinywa. Uyu muturage yagize ati, ubu niyo ngiye kukinywa nyinywera mu nzu, ukinywereye hanze hashobora kugira umuntu utanga amakuru bakazagukubita. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Twizeyimana Hamuduni yavuze ko abahohotera abagabo banywa igikoma byaba ari urugomo rukomeye kandi badashobora kwihanganira ko rukomeza. Yagize ati, umuntu afite uburenganzira bwo kunywa icyo ashaka, ndetse unywa igikoma nibaza ko ari we ufite ubuzima bwiza kurenza unywa izo nzoga zitujuje ubuziranenge n'inzoga muri rusange. Ntabwo rero umuntu akwiriye guhohoterwa ngo nuko anywa igikoma, byaba ari urugomo. Turabikurikirana kandi bigomba guhagarara. Muri aka kagari polisi y'u Rwanda yahatangiye ibikorwa byo guta muri yombi bamwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abagera kuri 50 nibo bamaze gufatwa, barimo n'abahohotera abagabo
banywa igikoma. Ahangaha mureke mbabwire, ibintu ntago byoroshye. Umwe yaravuze ngo ibintu birakomeye, ngo ibintu birakaze. Koko ibintu birakaze. Ahangaha mu burasirazuba abagabo banywa igikoma bari gukubitwa n'abasoresore bataramenyekana, ariko kandi nekereza ko hano ahubwo umuntu unywa igikoma niwe ufite ubuzima bwiza, mugani wa polisi. Kandi koko iyo urebye bari abantu banywa ibyuma, banywa turatu yoga ngo nutuyuki, abandi bazita ngo ni za suruduwiri, abandi bazita ngo niki, biriya biyoga byose babikozwe mu buryo butemewe, nibyo byica abantu usanga basaze basarambutse. Ariko kandi aba basoresore barimo gukubita abantu babahora kunywa igikoma, abangaba rwose bisubireho, n'uyu mutwe wose baremye uhagarare burundu kugira ngo abantu babone ubuzima bwiza. Ariko kandi abagabo barabangamiwe mu kunywa igikoma. Reka twemeze turebe, dusenge Imana kugira ngo ibi byose bihagarare, ibikorwa by'urugomo bihagarare mu bantu. Ahubwo dusabire abantu bose aho kugira ngo banywe inzoga, reka banywe igikoma kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba neza, bugubwe neza. Reka rero nsoze mubwira ngo amahoro y'Imana aze kubana nawe, wowe wabanye natwe ukadukurikira, kandi kuri channel yacu tuzatuguha ibiganiro byiza ndetse byubaka, tukubwira ibyavuzwe hirya no hino. Uwiteka rero akugire neza, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Imbaraga zikomeye z'Uwiteka no gucyanwa kw'Imana bikugote bikuzenguruke. Ndagukunda cyane kandi nkusabira kubaho no kurama. Imbaraga zikomeye z'Imana zize kubana nawe, kandi mareka y'Imana aguhe umugisha. Ndagukunda cyane. Kora subscribe, kora like, share, comment, nuyireke muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana abane nawe.